Yesu ibyo ukora byose biri inyuma ya zeru. Nimugume muri Yesu, nimutaguma muri Kristo Yesu, ibyo mutekereza byose ni amarangamutima yawe, ntabwo ari iby'umwami Imana, ntabwo ari iby'umwana w'Imana. Iyo utagumye muri Yesu utekereza nk'umuntu, iyo utekereje nk'umuntu wizanira ibibazo by'ibitekerezo bibi, iyo utekereje nk'umuntu utangira kugambanira igihugu, iyo utekereje nk'umuntu utangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Ndongeye ndabaramukije mu izina ryera rya Data wa twese wo mu ijuru, Imana y'amahoro niyongere kandi bampera umugisha nanone kandi ni Theoneste kabayizo ugarutse muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Imana y'amahoro nibagirire neza. Iyi ni channel ya Ikamba Calvary TV duhuriraho buri gihe tukaganira iby'Imana ishaka ko tuganira. Ni urubuga Imana yadushyiriyeho kugira ngo abatuye mu Rwanda, abatuye muri Amerika, muri Canada, Australia, mu mpera zitandukanye z'isi tujye tubasha kubageraho icyarimwe. Ndashima n'Imana ko yagiye abantu ubwenge bwo kurema ibintu nk'ibi ngibi. Kera twabwirizaga mu Rwanda gusa, ariko ubu turabwiriza ni Burayi, turabwiriza n'amahanga. Bose bagomba kumenya ubwiza bw'Imana, bakamenya urukundo rw'Imana rwo. Imana y'amahoro niho umugisha abanyabwenge yashyize ku isi, kandi ikomeze ihagurutse n'abandi banyabwenge, na ndetse be guhagurukana ubwenge bwabo gusa, ahubwo ihagurutse n'abafite ubwenge bwayo bw'Imana bwimbitse. Imana y'amahoro nibagirire neza. Imana y'amahoro y'umugisha rero turakwingingira rero gukomeza gukora subscribe, kandi ugakora share, ndetse ugakora like, kugira ngo udufashe dufatanye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi icyarimwe. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ndashaka ko rero tuganira ku ijambo rivuga ngo nimuguma muri nge. Bwana sifiwe sana. Ubwo mperuka naye nababwiye ijambo rivuga ngo mube inshuti mwomatane na Yesu. Noneho ngaruye irindi rikubwira ngo noneho nuguma muri we. Erega remabwire kuguma muri Yesu ni umugisha wawe, kandi bigahinduka n'umugisha w'igihugu, bigahinduka n'umugisha w'abazagukomokaho. Kuko iyo ugumye muri Kristo Yesu uba uri icyitegererezo, uba uri urugero rwiza muri sosiyete ubamo. Iyo ugumye muri Kristo Yesu uba icyitegererezo mu muryango uyoboye. Iyo ugumye muri Kristo Yesu uba intangarugero mu mudugudu utuyemo no mu isibo utuyemo, bakamenya koko ko uwo muntu aba muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu hari ibimenyetso bishyira ku buzima bwacu, ku buryo umuntu ukubonye wese avuga ngo uyu muntu aba muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Impamvu buri munsi mbabwira ngo mube inshuti za Yesu kandi mugume muri Yesu, nuko njyewe mfite amakuru yayandi yihariye atariho ivumbi. Reka mbabwize ukuri, yemeza yuko umuntu ugumanye na Yesu adakorwa n'isoni. Umuntu ugumanye na Yesu nta kimwaro kimufata. Umuntu ugumanye na Yesu ntabwo abasha kugira ikintu kimuhangayikisha. Bibiliya iravuga ngo igiteye ubwoba cyane nijoro ntabwo kizamutinyisha. Umuntu uguma muri Yesu igiteye ubwoba cyane nijoro nikiba gishaka cyatumwe n'umuntu ufite imbaraga z'ikuzimu ntabwo bishoboka. Kuko Imana yigeze ibwira Petero, iramubwira ngo Petero we, ngo nzakubakaho itorero, ngo kandi iryo torero ngo nubwo amarembo y'ikuzimu hagurukira ntabwo azarishobora. Umuntu utuye muri Kristo, uguma muri Kristo, nubwo imyuka y'ikuzimu yahaguruka ntabwo imushobora. Ko nukuri kwijambo. Nubwo abarozi bahaguruka bakakuroga barenze 100, nubwo bava Tanzania bakava Nigeria, nubwo baturuka mu mpande enye z'isi bakaguhagurukira, ukuboko kwisumba byose kubana nawe kurabatsikamira. Ibibazo bigutera kubera ko uri mu bwihisho bw'isumba byose ari we Kristo, biraza bigasanga uri muri protection ya Yesu.
uri mu rukundo rwa Yesu, bigahita bisubirayo bikavuga ngo uyu nguyu twibeshye ntago ari wa wundi twari tuzi. Ndagira ngo nkubwire ngo ibimenyetso turabifite, nawe urimo nkurikira ufite ibimenyetso birenga kimwe bikwemeza ko kuba muri Kristo Yesu bikubera assurance y'ubuzima bwawe. Kuba muri Kristo Yesu bikubera assurance y'ubuzima bwawe, aho ugenda hose, aho utuye hose, ibyo ukora byose, ibyo ubamo byose, ibyo utunze byose. Kuba muri Kristo Yesu nibwo bwishingizi nyabwo ukwiriye kugenderamo mu buzima bwawe bwose. Haleluya. Beka dusome muri Yohana, ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana, ibice byaho duhere ku bice 15. Reka nsome ku murongo wa 4, wenda ndaza kugera gusimbuka nsome no wa 7 kugira ngo wenda nguwe orientation neza. Reka nkubwire inshuti yanjye y'umusaraba, Bibiliya hano ku murongo wa 4 irambwiye ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Ahangaha guhereye ku murongo wa 1 Yesu yavuze ngo ndi umuzabibu, ngo namwe muri amashami. Umuzabibu ntabwo ushobora kwera imbuto utagumye ku giti. Ishami ntiryakwera imbuto ritagumye ku giti. Twebwe rero turi imizabibu, twe turi amashami. Yesu niwe muzabibu. Reka nkubwire ngo nituguma muri Yesu, ijambo reka ndisome neza, ngo nijye muza nimugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Iryo ni itangazo Yesu atwihera, nimugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, ngo niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Reka nkubwire ngo utagumye muri Yesu ibyo ukora byose biri inyuma ya zeru. Nimugume muri Yesu, nimutaguma muri Kristo Yesu ibyo mutekereza byose ni amarangamutima yawe, ntabwo ari iby'umwami Imana, ntabwo ari iby'umwana w'Imana. Iyo utagumye muri Yesu utekereza nk'umuntu. Iyo utekereje nk'umuntu wizanira ibibazo by'ibitekerezo bibi. Iyo utekereje nk'umuntu utangira kugambanira igihugu. Iyo utekereje nk'umuntu utangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Iyo utekereje nk'umuntu utangira gukora ibyo Imana idashaka, bikagukururira mu byago kuko uri muratekereza nk'umuntu. Bibiliya avuga ngo niko namwe mutabasha kugira icyo mukora mudagumye muri nge, mutamfite. Ariko Yesu ndamukunda cyane, ubwo afite confidence, yifitiye icyizere yuko nta kintu umuntu ku isi yakora atagumye muri we, atamufite. Gira Yesu, tunga Yesu. Nutunga Yesu, Yesu azakugirira neza. Nutunga Yesu azakingura imiryango. Nutunga Yesu azafukura amasoko. Nutunga Yesu azagomorora. Nutunga Yesu, urugo ruzagira umugisha. Nutunga Yesu, business zizaguka zigira umugisha. Nudugumana Yesu. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 7 reka mbari wowe wenda mfatiraho feri nkuhagarareho. Bibiliya ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yewe shuti y'umusaraba, yewe mwene data, yewe mwizera wa Yesu, nuguma muri Yesu iyo ufite urufunguzo rwo gusaba icyo ushaka, ufite urufunguzo rwo gufunga icyo ushaka. Iyo ugumye muri Yesu icyo usabye kiremera. Iyo ugumye muri Yesu iyo utegetse biremera. Iyo ugumye muri Yesu uravuga bikabo gategeka bikemera, kuko ntago ari wowe utegeka ngo byemere, ahubwo Yesu uri muri wowe ni utegeka bikemera. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose. Hariho condition 2 cyangwa 3. Condition ya mbere ni ukuguma muri Yesu. Kugumana nawe, ukatura muri we, ukaba muri we, ubuzima bwawe ukabumwegurira, ibyo ukora byose bikaba muri we, imibereho yawe ikaba muri we. Haleluya. Ubuzima bwawe buzaba burinzwe kuko Yesu ni umubyeyi. Igikurikiraho nuko amagambo y'Imana aguma mu buzima bwawe.
Dawidi yaravuze muri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Reka nkubwire mwene data, reka nkubwire nshuti y'umusaraba, iyo ubitse ijambo ry'Imana, iyo amagambo y'Imana ari mu kanwa kawe, iyo ubuzima bw'Imana buri mu kanwa kawe, yehe reka nkubwire ibintu byose birakubaha, ibintu byose ukoze biremera, ibintu byose birakumvira, kuko amagambo y'Imana ari mu kanwa kawe. Maze iminsi mbona abantu benshi, abakristo, abarokore baguye kubera covid irabahirika baragwa, kwizera kuranamuka, kwizera kubashiramo, bava mu byizerwa, bata amasezerano. Reka nkubwire icyabuze ni kimwe, nuko ijambo ry'Imana ritagumye mu buzima bwanyu, nuko mutagumanya amagambo y'Imana muri mwebwe. Ariko haracyari ibyiringiro yuko uyu munsi wakongera ukakira ijambo ry'Imana rikaba mu buzima bwawe, ukongera ukagira ibyiringiro, ukongera ukagendana na Yesu. Erega ni umunyambabazi, yatanze itangazo rikomeye ari Golgotha ku musaraba, ndamukunda. Aravuga ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza, ngo kandi noroheje mu mutima. Uyu mugabo twakurikiye witwa Kristo ni umunyarukundo, ni umunyambabazi. Bibiliya iravuga ngo ibyaha byacu nubwo byaba bitukura tukutuku, ngo abasha kubyeza bigasa na shelegi. Nta cyaha na kimwe cyananirwa kwezwa mu maso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ntacyo atakweza. Hindukira, garukiraho, garura ubuzima bwawe muri Yesu, Yesu akugirire neza. Garura ubuzima bwawe muri Kristo, Yesu yongera gutabare. Garura ubuzima bwawe muri Kristo, Yesu yongera kurwanirire. Garura ubuzima bwawe muri Kristo, Yesu yongera kubere maso mu bicuku bya nijoro. Garura ubuzima bwawe muri Kristo, garura ubuzima bwawe muri Kristo. Uwiteka Imana akugirire neza. Garura ubuzima bwawe muri Kristo. Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Birasobanuye ikirero, birasobanuye ngo ikintu cyose kiri hano ku isi, ikintu cyose we wakenera, ikintu cyose ukeneye mu buzima, ikintu cyose imibereho yawe ishaka, cyose Uwiteka Imana arashaka kukiguha mu izina rya Yesu Kristo, kandi arabishoboye. Imana y'amahoro nikugirire neza, Imana y'amahoro nigutabare, Imana y'amahoro nikurengere. Yesu niyongera agarura ubuzima bwawe mu mibereho ya buri munsi, Yesu niyongera agarura ubuzima bwawe mu cyubahiro cyiwe. Uwiteka Imana nakugirire neza. Reka nkubwire, nasomye ijambo mu Baroma rirantangaza. Bibiliya ivuga ngo ubwo Imana itimanye ngo umwana wayo, ngo mbese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Nta na kimwe utemerewe mu isi hano, nta na kimwe utemerewe hano ku isi. Ibintu byose urabyemerewe, kuko twabihawe nk'ipaki bipfunyitse muri Kristo Yesu. Igisabwa ni ukwakira Yesu, igisabwa ni ukwizera Yesu, igisabwa ni ukugumana na Yesu, igisabwa ni ukuguma ukagendana nawe, igisabwa ni ukukomeza ukagendera muri we. Izina ryawe rigakomeza rikazamuka, izina ryawe rigakomeza rikazamuka, izina ryawe rigakomeza rikajya mu kirere, kuko hari Imana yagushyira hejuru ntihagire ukumanura. Niyishyira hejuru ni nayo imanura hasi kuzimu. Ariko iyo ugumye muri Kristo Yesu, nakubwiye ngo nibwo bwishingizi bukomeye busumba byose dutunze hano ku isi. Wajya muri Sahamu, wajya muri Soranse, cyangwa se wajya muri Radiant, wajya mu bintu byose bitandukanye, ariko nabyo ni byiza mu isi. Ariko hari asiranse iruta ibindi byose, asiranse y'amaraso ya Yesu. Uba ariyo wiringira, uba ariyo ugumana nayo. Mwene data, wowe wasubiye inyuma, wowe wabivuyemo, garukira aho ngaho. Yesu akugirira imbabazi, Yesu akugirira ibambe, yongere akubake, yongera kubake, kandi uraza kuba wubakitse, uraza kuba wubakitse. Izina ry'Imana Data nirishyirwe hejuru, icyubahiro cy'isumba byose nigikomeze kizamuke. Mana ndagushimiye ku bw'aya masaha,
ndagushimiye kubw'uyu muntu wumvise ijambo. Herekeza iri jambo riherekeresha imirimo no gukomeza gukora imirimo mwami Imana ivugwa n'ijambo. Reka buri muntu wese wumvise ijambo yakira imbaraga zisumba byose. Reka uwari warasubiye inyuma agaruke muri Kristo. Reka uwari waratakaye yongera agaruke. Uwari waratanye yongera ahindukire. Mana ndasenze ngugarura abantu bawe mu buzima bwawe. Reka bari bwongere kuguha ubuzima bwabo, wongere ubejesha amaraso ya Yesu, wongere ubagirire neza, ubatwikirize neza yawe, imbabazi zawe zibabonekeho uyu munsi. Reka hagira abantu bahindukirira Yesu, kandi Yesu yiteguye kwakira abandi bantu bamwakiriye bundi bushya mu izina rya Yesu. Bibiliya ivanga ibyakera biba bishize iyo twakiriye Kristo Yesu, ngo kuko ngo tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Reka mwongere muhinduke ibyaremwe bishya kubw'ijambo ry'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, amen.